ntabwo nabyemera afuro mudamu ntabwo washika oya ndakujyana ngiye ntabwo washika munyuzo ni kujya kukurira mu ruzi byaba bamufatiye muri karitsiye ararugo amufashe uriya abantu benshi cyane yabamaze kubyarujira we kato ninde bafunze musaza wacu bamufunze nyagasani kandi nose bamufunze yagize atekana umva bampamagaye barambwira okay nanjye nzi kurwana twagiye sa oya bamukinga we zaza kunkubitira mu myaka yanjye sa wowe ntafunze sa umurunga family umurunga mama urawukunda umurunga mama umurunga family tugejeje kuri byinshi umurunga ntabwo ari wowe wagurishije abana banjye kujya ku ishuri ubundi bagufunguye bari ubu ibyo bibaho koko guta umuntu aba yarakoze ibyaha akaba bavuga ngo bamufunga ibyaha byatabirangije ubwo igihano cyatayicanyije uburyo bibaho burya ziracika amana wambwiraga ko uzansigamo ariko njyewe numvaga nzagusigamo wowe se ibintu wari wakoze biriya bintu rero ni inkoramahano ubundi nakoze none se wowe uragiye ufashe umuyobozi urakubise cyokora abayobozi bo muri iyi minsi bajya kwiga kungu badakubitwa umuntu umugurishije telefone ngo ni igipfu urahuye agiye kumugurisha iya kabiri ngo yarayijyanye ngo iya mbere ngo yabaye igipfu ngo aka kabiri ngarakwiye uhita ufata umwanzuro wo guhita ushomba umuyobozi ahubwo habuze gato biriya bintu rero ntabwo ari byiza nijijwe biba byaravuye ese ubundi buriya niyo tekinike bakubitishije umuyobozi ndabivuga kabisa ndabivuga Sir, uri kujya kurenga mu rugo. ndabivuga kabisa cya gisambo cyatubuye ndakibonye gishobora kuba cyaturutse gereza ndajya kubibwira umuyobozi ndabivuga ahubwo reka nje ariko abana yanjye rase wamukubise ariko ntukubitege narakubitege n'abantu urizi ibintu namukore ariko ntubikorere rase kuri kujya ku rutabigere reka nze guhera ku rutabigere naramukubise sha bitagira gutya tangije bitagira gutya ikindi bya bintu byasase ahubwo nawe urebye none se ko mbonye ukubise akantu ukazamuka uriya mugero wo kugira gutya no kugira gutya nabyo byose uriya ni tekinike namurushije ariko uriya muntu niba atari mu bitaro nta makuru ufite barantuburiye muri iyi minsi kuko no mu rugo bimeze nabi barirwa bantuka ubu agahinda karanyishe ntabwo ubizi wowe barantuburiye ku buryo nta n'ikintu namba nasigaranye cyakoze mwana ibintu mbonye unyeretse bigaragara yuko rwose uriya muyobozi menya waramuvunnye igufwa usibye no kumuvuna igufwa ubundi shigaje uriya mupolisi mwita mvunira ku ivi ako kaya umva mbanze nkubwire ibintu byo oya reka nkubwire ukomeje kwataka ubuyobozi cyane uriya mupolisi ntabwo wemerewe kuzagenda umugwane n'ubuyobozi oya ahubwo njyewe inama nakugira tuza ubaho ubuyobozi naho niwiha kujya kurwana n'uriya mupolisi bazagusubizayo burundu muyobo byihoreye kabisa mbona wirukanga amasigamana mwa icara hasi utava mu mutima icara hasi muyobo uzi ibintu mbonye muyobo bigenze bite
wamutubuzi mubonye haruguru umwerutse kunkubitira mu murima wanjye oya n'undi bajyanye watubuye nyine watuburiye abaturage babyangwagiye uramubonye ndamubona ahubwo si waba ubizi ahubwo ngo wasanga nawe undi wankubitiye mu murima wanjye bamurekuye byanashoboka sibe ahubwo agere nzi kubizi ariko birashoboka kuko muri iyi minsi hari gahunda iriho ya leta yo gufata abantu bakoze ibyaha byoroheje ntibabajyane mu magereza kubera ubucucike bwinshi bwagaragaye mu magereza. Ubwo rero kubera ko ibyaha byabo bitari ibyaha byo ku rwego rwo hejuru wenda nka viole cyangwa se ibindi byaha bikomeye, ubwo wasanga ariyo mpamvu babarekuye, ariko babarekuye muri ubwo buryo babaha iminsi runaka yo kujya bitaba kuri sitasiyo. ntabwo ari wowe ikiri cyagize ntabwo ari wowe wabujije abana banjye kujya ku ishuri, ubundi bagufunguye bate bagufunguye bate njyewe ntabwo nsohotse kubwo gutoroka, ntabwo nsohotse muri gereza kubwo gutoroka, mvuye muri gereza kubw'imbabazi. Umva ukuntu gahunda imeze, twebwe izi ni imbabazi zikomotse ku mubyeyi perezida, ariko nubwo twebwe twari turi sitasiyo hariya tukaba tubabarira, twemerewe kwishyura abantu bose, njye nemerewe kwishyura abantu bose nabashije kuba nahuguza ibyabo. uramwishyura ryari rero n'iki kuri bunyishyura? Njyewe ubwanjye aho nabahugurije murahazi, hari ubuyobozi ni mwisibo oya ntabyo kumfata, kuko iyo uza kubura uwumfata nari bwe nafashwe na bafanda aribo bamfite. Njyewe ubwanjye nzajya nitaba, nzajya nanitaba, dore ngikiriye yego icyo gipapuro. Ni ukuvuga ngo rero njyewe mwihangane umuntu azabishyura, ntabwo nabyiyandikiye. Itegereze urabonaho na kashe, rebaho na kashe, njyewe nzabishyura. Oya ibi ni ukutubeshya, naze tugende mufataze tugende muranjyana Kisi cya kigabo ikihe kigabo wewe ntabwo ari we shobora twagiye gufunga cya kigabo harya uri iki kigabo cya kindi ngo kiba ngo mwisiba ngo tubirangize ngegenge ngo mwisiba ngo tubirangize ngege ibyo ngibyo se ndi ubikubwiye none se biba umva nkubaze ntabwo ari we twagiye gufunga ejo bundi uri umutekano gutuburira abantu barasengesha abantu umva yewe ngo bagiye kuvuga narigeze ahubwo waje kufunga nta muntu utakwishyuza wowe umva nkubwire we ntabwo bikureba aho tuvanyura hazi yanjye ndayiciye watuma nkusubiza kwa muyobozi nkabazima ubundi ubungubu ni ukuri kw'Imana ubu kugira ngo ujye usubize kwa muyobozi mwaba muri igitero ndi nyuma yawe haba hari nk'abandi nyuma ururongo runini cyane ubwirwe n'icyo cyose inyuma ibyo birakureba none se ubujuti ubundi ahubwo ubu nagutorotse reka ngusobanurire ukuntu ubu nagutorotse reka ngusobanurire ukuntu ngewe nje kuko nubundi usobanukirwa ukomeze nanjye nikomereza kuko ushobora no kutaninza wowe ukanyiriza ngewe ubwanjye ni imbabazi zatanzwe ariko nje ku giti cyanjye ngiye kureba ba bantu mbishyura zazamwe nande n'umusaza uyu mugabo n'abanyabibazo kabisa nyir'igihugu n'abazizanye maze iminsi numva amakuru numva utwo tuntu amakuru tuvuga ko imbabazi zishobora kuzaboneka, ariko nkamwe mugiyemo vuba ntabwo izo mbabazi zakabaye zibageraho kuko tugiyemo vuba mwari mukibabaje abantu nta nimuhwe mugira ngiyemo vuba mbega cya gihe unende kurumva ari vuba ntabwo utendeka nawe warazengereje abantu bose batubura uwagushyiramo nawe wagushyiramo ukaza vuba. Njyewe nimba nubahiriza amategeko nta muntu ubahiriza amategeko n'ubu uhagaze nabi musa turetse tukajya kwirebera icyo gusomora ahubwo wowe shyiraho cege y'amani negera kwirebera umuntu uzi ko ducitse ishenari wajya musa ariko nk'ubwo ahubwo fata pisi yamaze n'ushake mwitwararike niba hari icyo ufite duhe mwitwararike mu gihe niba hari icyo ufite dusamuze kandi ubu ngubu duhinduye mayindi twamusaka oya ntakumusaka ahubwo nadusamuze oya atadusubiza muri gereza ahubwo nadusamuze tujye
bizi n'umugabo yenda kunyirukana barantuburiye kuko bimeze nabi ubagahinda nyine ni kose wa muntu sha ni ukuri bimeze nabi benda kunyirukana pe ugomba kuwusengera sha ubyihorere rwose umfashije iki nk'inshuti yanjye sha byihorere rwose ubwo bagenda karangije ubu ibyo bibaho koko guta umuntu aba yarakoze ibyaha akaba bakavuga ngo bamufunga ibyaha byatabirangije kubwo igihano cyatayirangije ubwo ibyo bibaho gasore rwose wowe rero uracyari umwana ariko jya wumva radiyo buriya umuntu iyo yakoze ibyaha no mu mategeko habaho icyo bita igihano gisubitse icyo gihano iyo gisubitswe rero aba twabyita nko gufungishwa ijisho iyo yongeye gukora icyaha icyitwa insubiracyaha iyo bongeye kumufunga noneho ahera kuri bya bihano basubitse ubushize noneho akaba ari ubwo atangira guhanwa bushyashya ubwo ni ukuvuga ngo muri make rero yongeye gukora ikosa bamusubizayo yongeye gukora ikosa arafungwa rya kosa akarihanirwa na cya gihano gisubitswe yahawe kigasubukurwa nacyo akagihanishwa ubwo niyo mpamvu abo bahungu babarekuye rero ahubwo ubwo nibatitwara neza mu baturage bakongera bakazana bya bindi by'uburara nka wundi wari unyiciye hano ejo bundi bazongera babasubize ariko ndakeka ko mpamya neza ko igihano bahawe n'amabwiriza baherewe kuri sitasiyo y'Amabuye bizabafasha kwitwara neza mu baturage impamvu ninje nirukanka kuri rero kiriya cyagishatse kugukubita nabonaga biri seriye cyari kinyisa ahubwo yanakwica ahubwo ngo hagere wa muntu nanjye ndi kufira ibishyimbo byanjye komeza wufira ngaho nyaruka ajya kureba amatungo ntari reba sisita turahuye tutaragera no mu rugo mwana yesu we yesu we wamubonye undi sisita sisita wamubonye ubu ngubu nahise kubareba sisita rwose ko mbona ukeye cyane cyane uzi ukuntu twari twarahangayitse kuko ubu urabizi niwo ni ukuri ni gusa ukwihangana urumva twari ariko nishimye mana we ubu noneho sisita mukuru yari yagiye gushaka amafaranga ubu guhita amuhamagara nkamubwira yuko waje ariko mu bundi se ndagusiga ntabwo nagusiga utongeye amafaranga kuko ubu nayo ngiye banza nkubita amafaranga banza ujye kurya utuntu nkumbuye urabizi ntabwo uri bunsige utongera kugenda ngo ugiye zirageze ntabwo nzazisubira ko ndamutse nzisubiyemo ni burundu bafunga uzi uko wajyaga witonda buriya bintu byanditse wavuyeyo yihariye nari ngiye gushaka ifunguro ribyibushye nari ndi gushaka ka miliyoni twigeze tuburara mu rugo se rwose ntabwo nzi ukuntu byagenze kumwumvisha muri gihaje cyangwa ari ubusanzwe wajyaga umpahira ibyo wakoze ahubwo wowe bitewe amafaranga ubukumbuzi ufite reka tubanze tujye gusambura mu wayabonye nakubwiye amasesita no makera arapenga we wayabonye kibiri kikize kibiri ki cyokora waramereje akira n'ubundi ko n'ubundi nawe ushyizeho na senye rasenye turayanywiye sisita dusubira ara tujye kusakira ara wari ugeze umurunga family umurunga mama urawukunda umurunga mama umurunga family tugejeje kuri byinshi umurunga